umuntu arashaka kugira ngo ajye guhanurira abantu bafite ikintu bamuhaye. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu barashishikazwa no kugira ngo batange itike y'umuntu kugira ngo azabahanurire. Ibyo ni ibintu biriho, ibyo ni ibintu byeze, ariko bantu nagira ngo mbwire abantu muri iyi minsi be gushiturwa n'abahanuzi, kuko ibyo bintu ntabwo bigomba guherekezwa n'umwuka w'Imana. Kuko niba ugiye ushaka ibiguzi runaka, rimwe na rimwe ugasanga umuntu arimo kubikora afite ubushobozi, ariko agashaka kugira ngo akuremo iki abantu amafaranga, abakuremo ubwitange runaka. Imana itugirire neza. Uwo muhanuzi navuga ngo ntabwo ari uw'Imana pe. Amahoro y'Imana nabane namwe uko bisanzwe. ni Nkunda Kristo TV, muri kumwe na Mama Bonheur. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Abari kudukunda mwakanda subscribe, mugakora share. Imana ibaha umugisha. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Wabanye natwe uraturinda, komeza kutugira neza, komeze kutwitaho, twambika imbaraga kandi uturengere mu bibazo byacu. Bane natwe Mwami, twageze mu bisubizo nabwo bane natwe, turi mu nzu y'Imana bane natwe. Urakoze kubyumvishe, bikore kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome amagambo ari muri Yeremiya igice cya 6. Yeremiya ni igice cya 6, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero nta mahoro ariho. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira bazaba imirara. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira, murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri, aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Mana yacu habwa icyubahiro. Dusomye amagambo meza ari muri Yeremiya igice cya 6 nkuko mbibabwiye. Duhere ku murongo wa 13 tugera ku murongo wa 16. Ijambo ritubwira uburyo abantu benshi turi kujya mu nsengero se cyangwa tukajya mu murimo w'Imana twishakira inyungu ku giti cyacu. Imana itugirire neza. Ntabwo ijambo ry'Imana ritinya kuvuga no ku muhanuzi, na cyane ko abahanuzi benshi muri iyi minsi, benshi sindi buvuge bose, ariko abenshi bari kujya mu rusengero bagambiriye iki indamu. Imana itugirire neza. Kera abakozi b'Imana barakoraga, bagakorana umutima ukunze, bagakorana ubushake, mbese bagakorana kwitanga. Ariko muri iyi minsi ibintu byarahindutse. Umuntu arashaka kugira ngo ajye guhanurira abantu bafite ikintu bamuhaye. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu barashishikazwa no kugira ngo batange itike y'umuntu kugira ngo azabahanurire. Ibyo ni ibintu biriho, ibyo ni ibintu byeze, ariko bantu nagira ngo mbwire abantu muri iyi minsi be gushiturwa n'abahanuzi, kuko ibyo bintu ntabwo bigomba guherekezwa n'umwuka w'Imana. Kuko niba ugiye ushaka ibiguzi runaka, rimwe na rimwe ugasanga umuntu arimo kubikora afite ubushobozi, ariko agashaka kugira ngo akuremo iki abantu amafaranga, abakuremo ubwitange runaka. Imana itugirire neza. Uwo muhanuzi navuga ngo ntabwo ari uw'Imana pe. Kuko umuntu w'Imana ni umuntu ukora atagamije indamo. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nkongera nkavuga nanone, reka twigire nko ku bacuranzi. Ubu ibintu byarakaze mu rusengero. Uraza ukaza ugacuranga sente cyangwa se gitari cyangwa se izo ngoma kubera ko baguhaye amafaranga. Ukibaza ngo ese muri iyi minsi umuntu uri muri nzu y'Imana afitemo indamuze ku giti cye, ijuru ryo araritegurira iki? Ijuru ryo arumva azaherekezwa n'iyihe mirimo? Uzi gucuranga ntari kubikora bikunze, arashaka kugira ngo bamuha amafaranga. Uri kuririmba nawe muri iminsi dufite abaririmbyi baza akaza muri korari, ariko
no kugira ngo akorere amafaranga. Imana itugirire neza. Imana yaguhaye iyo mpano yo kuririmba, ariko ntabwo uri kuyikoresha nk'itarani Imana yaguhaye ngo uyikorere no ubushake. Imana itugirire neza. Ndibuka mu minsi yashize hari umucuranzi rwose uherutse kwanga gucurangira korari runaka ntavuze, nawe sindi bumuvuge kubera yuko ngo ntacyo yabanje kuvugana nabo. Imana itugirire neza. Nkibaza ngo abantu twitwa ngo turi mu nzu y'Imana, turi gushaka kugira ngo tuzajye mu ijuru, cyangwa turimo gukorera ubutunzi tukiri mu isi. Imana itugirire neza. Umuntu impano Imana yamuhaye yarakwiye kuyikoresha ari mu nzu y'Imana, agambiriye kugira ngo azagere mu bwami bwo mu ijuru. Akimara kugera mu bwami bwo mu ijuru, Imana ivuga uti icara ahangaha mwana wanjye wandirimbiye neza, icara ahangaha mwana wanjye wahanuye uburyo wagombaga guhanura, warabyitangiye. Imana itugirire neza. Icara ahangaha mwana wanjye warasenze ndabyumva hari abantu witangiye. Imana itugirire neza. Abanyamasengesho muri iyi minsi kujya umuntu aza gusengere nta mafaranga, nta muntu urimo gushaka kubikora ku bushake. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo umuntu aze kubwiriza ni ukumuhamagara ubundi mukavugana amafaranga, ni ukuvugana ubundi ukamuhita iki. Natwe noneho nk'abakristo twabifashe nk'umuco, ariko nkibaza nkavuga ngo niba uje gukorera Imana ugamije indamu, urumva uzajya mu ijuru ryandi. Imana itugirire neza. Niba utari kurikorera ngo ukoresha itarano nk'uko nabivuze Imana yaguhaye, urumva bizagenda biti. Imana itwiteho kandi Imana idusange, kuko uhereye ku muntu ukageza ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Imana itugirire neza. Bahereye no kubahanuzi, kandi koko pe abahanuzi n'abantu muri iyi minsi navuga ngo bazengereje isi. Noneho rero kubera ko n'ibibazo tuba twifitiye nanone, abantu dushaka abaduhanurira cyane noneho iby'amahoro, ibyo gutunganirwa, mbese bya bindi byo kugira ngo dukizwe ntitubishaka. Bene abo bahanuzi rero uzababwirwa nuko ari kuvuga ati ese ntega akamoto kangahe, ese urampa ngahe. Imana itugirire neza. Abahanuzi rero nimuhanure mwabibwirijwe n'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ibintu byo kugira ngo bikore ugambiriye kugira ngo ubone indamu, bongera ijambo indamu, nta nubwo ari ibintu byiza. Indamu mbi, gushaka indamu mbi, bivuga ngo ibi bintu rero bishaka kugira ngo tubikore tubikunze kandi tudashakeneye kugira ngo tubonemo inyungu. Ahubwo nyavuga ngo umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro ni amahoro. Muri iyi minsi urumva ko nyine buri wese ari kubikora yumva afite amahoro yo mu mutima kubera Mwuka Wera yaragiye. Umuntu akihesha amahoro agakora ikintu nk'icyo ngicyo yumva ngo Imana iramwemera. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana yacu izaceceka, nta nubwo ari uku nguku bizahora. Hari igihe kizagera ngira ngo bisa nkaho haba ari abagenda babibona. Imana itugirire neza. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira. Imana itugirire neza. Urumva izo ndamu turi gukorera mu rusengero ni ibizira kuwiteka, kuko Imana niba yaraguhaye ikintu runaka ntuba uri kukibyaza umusaruro uri mu rusengero, uri gukora ibizira. Uririmba neza niyegerane n'uzi gusenga bakorana umurimo w'Imana. Uzi gusenga neza n'uzi kuririmba nabo nimamara kwiyegeranya ubacurangira nawe aze. Ariko hatariho kuvuga ngo nyamuneka nimunkorera ibi. Noneho nimumara kuboneka n'abakristo bakaboneka ubwiriza naze. Muze kubera ko Imana nawe yamuhaye iyo mpano, nawe azabikora bikunze atagambiriye kugira ngo abone n'indamumbi. Imana itugirire neza. None ibyo bakabikora bumva nta n'isoni bafite. Imana itugirire neza. Abakera bo baritangaga, bagenda n'amaguru bakagenda, abarara amajoro bakayarara, abasenga bagasenga, agasenga kimara kubona mwese afite ikibazo akamusengera utanabimubwiye ko musengera. Ariko uyu munsi ntago bigikunze kubaho. Niyo bibayeho ni gake abantu bakibikora. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza kandi Imana itwiteho. Aba bahanuzi rwose Imana ibadukurire mu rusengero, Imana ibace, kuko byanga bikunze ntago ari ab'Imana. Imana itugirire neza. Ibyo bisoni rero by'isoni abantu bari gukora, nyamuneka mugarukira aho ngaho.
Imana yigire mu kazi, kuko birumvikana ko ibyo Imana yabahaye gukora ntaga murimo kubikoresha uko bikwiriye. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira bazaba imirara, niko Uwiteka avuga. Iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari njye uri kubivuga. Mwuka Wera dusobanurira, ansobanurire nawe agusobanurire iburyo tugomba gukora umurimo w'Imana. Nababwiye ngo tuwukore tuwukunze, kuko byanga bikunze tuzawugororerwa. Umuntu wese cyakora agikora ziko zakigororerwa mu ijuru no mu isi, kandi hari ukuntu Imana ijya ibigenza neza. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 16 haravuga ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Imana itugirire neza. Mubaririze inzira za kera, muhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aribyo navuga ngo buri wese akwiye kuguma uko yari agihamagarwa. Dufite ukuntu buri wese yagiye ahamagarwa murimo w'Imana. Nta wahamagawe n'umuntu mugenzi we, nta wahamagawe se cyangwa n'ikintu runaka, oya. Ahubwo iyo nzira wanyuze muzi, iyo ngiyo imyumvire wari ufite icyo gihe, nagira ngo nkubwire ntacyo ugomba guhindura, kuko nugendana na viziyo ukakorana na viziyo uburyo iri kugenda uzatana. Navuga ngo inzira hari ukuntu uyinyuramo ariko ukaza kwibona wagize gute, watanye. Imana itugirire neza. Bene data rero dukwiye kubaririza inzira za kera, izo twanyuzemo tuza mu gakiza. Cyane ndi kwibwirira abantu bari muri Kristo Yesu bumva bari mu gakiza, bumva bakarimo, ariko banzu urebe niba koko inzira wari urimo ariyo wari ukirimo. Iri jambo rya kera buri Imana ijya kubihanura yari izi ko hari igihe kizagera abantu ibintu bigahinduka. Ubwo rero izi nzira twanyuzemo tugihamagarwa, mureke tugume mu murongo, twe gutana ngo tuvemo. Imana itugirire neza. Iyi ni inzira idasabwa kugira ngo warize amategeko y'umuhanda, ahubwo ni inzira isaba kugira ngo wumvire Umwuka Wera. Imana itugirira neza. Ubwo rero ibintu byo kwihesha amahoro ukavuga ngo ni amahoro, ibyo ntabwo ari byo. Imana ntabwo iri kubabana neza, nta nubwo iri kubikunda, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Bivuga ngo nubwo turi kwihesha amahoro, ntabwo imitima yacu ituje. Ubwo rero umunsi twabikurikije nibwo tuzumva imitima yacu igize gute, ituje, ibohokeye muri Kristo Yesu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Ariho turimo tuvuga ngo hari ukuntu muri iyi minsi umuntu ugura umuntu agashaka kugira ngo ye kukumva, ahubwo agashaka kugira ngo ajyanishe n'igihe cy'iterambere tugezemo. Ariko niba tuzi neza ko uko Kristo yarari atigeze ahinduka, twebwe ubundi kubera iki turi guhinduka? Kubera isi iri guhinduka. Imana itugirire neza. Mureke tugume uko twari turi tugihamagarwa na Kristo ubwe. Ntabwo yigeze ahinduka, uko yari kera na n'ubu nikakiri. Imana itwiteho kandi Imana ibane natwe. Tugasoza tuvuga ngo ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi ku 14 bavuga ngo kandi mbashyizeho abarinzi ni mutegera amatwi ijwi ry'impanda. Ariko nabwo ngo barahakana ngo tuzayategeka. Imana itugirire neza. Birakwiriye rero kugira ngo tube imbere y'Imana, tube mu murimo w'Imana tuwukunze, tube mu murimo w'Imana tugenda uko twagombye kugenda, atari ibintu byo guca ku ruhande. Munyanganire gato twongeraho umurongo umwe wa 18 uvuga ngo nuko nimwumve mwamahanga mwe kandi mumenye ikibarimo wateraniro. Imana itugire neza. Nimwumve, ntabwo turano kugira ngo twe kumva, nitwumve, dutega amatwi twumve, twe kubinyanga kumva, ahubwo twumvira ijambo ry'Imana, twumvira impuguro z'abaduhugura, twumvira barimo kutuyobora. Kuko muri iyi minsi abantu benshi bacitse intege, nubwo ibibaca intege bihari, nta rwitwazo. Ongera ubaririze inzira za kera, agakiza ka kera. Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane rero kubw'ijambo ry'Imana mugiye kumvira nkuko ririmo kubitubwira. Tuzongera duhura ubutaha twongera kuganira ijambo ry'Imana. Mana nziza, wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, wakoze kutwitaho, bana na buri mwe wese mwami,
uwari warasubiye inyuma umugarure, uwari waratanye Mana umugarure mu murongo, abitwazaga iby'igihe cya kera bakabyigereranya n'iby'ubu ngubu ko bidahuye. Mana mu bijyanye n'agakiza ukomeze ubidufashemo, dusanze ko tutagomba guhinduka ahubwo tugomba kubana nawe ibihe byose. Urakoze kugiye kubana natwe kandi kugiye kuturengera, mu izina rya Yesu, amen.